Ibihe byiza mwebwe mwese aho muherereye abari mu Rwanda no ku mpera z'isi ahatandukanye, akanya nk'aka ngaka turi mu biganiro byahuje abashumba batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bashumbye amatorero atandukanye, harimo abapotre, aba bishop, abapasteri n'abarevera pasteri batandukanye. Baganiriye ku ngingo igaruka ku bubyutse, baganira ibintu bifite ubutunzi bwinshi cyane. Mutwemerere namwe rero tubagezeho ibingibi byatambutse kuko biraza kubaka, harimo ubukungu bwinshi. Aka kanya nk'uko mubibona turi kumwe na Rev Dr Antoine RUTAYISIRE, umushumba mu itorero Anglikani ry'u Rwanda paruwasi ya Remera, yigishije ibintu byinshi byiza. Muraho neza. Muraho neza Kristo. Mwakoze cyane ku nyigisho zahembuye abashumba nk'uko barimo babigarukaho. Murakoze. Abadukurikiye twe tubabwiye ko mwaganiriye ku bubyutse. Ububyutse buhagaze gute mu Rwanda? Ikibazo cy'ububyutse mu Rwanda ni ikibazo kigoye kukivugaho kuko abantu benshi nyuma ya 1994, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi no gutahuka ko abanyarwanda benshi bavuye mu nkambi, ari abari baragiye kera n'abagiye vuba, usanga abantu benshi bakubwira ngo mu Rwanda ngo habaye ububyutse, ngo habaye amatorero menshi, kandi ibyo ni ukuri. Ariko buriya abantu bitiranya ubwinshi bw'amatorero bakabyitiranya n'ububyutse, kuko urebye urugero rw'ibyaha, ukareba urugero rw'ubukene, ukareba urugero rw'imibanire mibi, ntabwo byagabanutse ngo nuko amatorero yiyongereye. Unarebye n'ibibazo biri mu matorero n'intambara zirimo, amacakubiri n'ibindi, bikwereka ko nta bubyutse bwiyongereye. Rero ububyutse butandukanye n'ibyo byose, kuko ububyutse ubundi bavuga ko habaye ububyutse y'abantu bakangutse bakahindukirira Imana ari benshi, kandi n'ibyaha bikagabanuka, akenshi ugasanga n'iterambere ryiyongereye n'imibanire myiza yiyongereye. Mubona ari iki kiri kubangamira ububyutse? Ikibangamira buriya abantu benshi ntabwo bazi yuko ntabwo Imana yigeze twima ububyutse, ahubwo habuze abantu ikorana nabo. Abantu benshi usanga kimwe mu bintu bibangamira ububyutse, icya mbere ni imyigishirize yacu. Usanga ahantu henshi mu itorero umwuka wera twamukuyemo, kandi ubundi Imana yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera naza. Iyo urebye muri Ezekiyeli, hari ahantu Imana yambwiye ngo genda uhanurira ariya magufwa mu kibaya cy'amagufwa yumye. Ezekiyeli 37, ngo aragenda arahanura, hanyuma ngo abona amagufwa aranegeranye, abona ngo ariko yitegereje ngo abona ameze nk'intumbi. Bikubwira ngo kubera ko abenshi twarize, turi mu matorero amaze kugira akamenyero yabimenyereye, usanga kenshi turabwiriza turigisha ariko tukibagirwa yuko Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Amaze kwigisha abigishwa be, amaze kubatoza ngo guhera kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe byose, arabwira ko ngo mwitonde ntimuzagende muri izo mbaraga z'ubumenyi gusa, ngo murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Rero usanga no muri icyo gihe cyo muri Ezekiyeli ngo yaritegereje abona ibintu ntibinyeganyega, ngo Imana iramubwira ngo noneho hanurira umuyaga, ngo ubwire umuyaga ngo uturuke iburasirazuba n'iburengerazuba, majyaruguru n'amajyepfo, uhuye kuri imirambo yongera ibe mizima. Icyo ni kimwe mu bintu tuburamo. Icya kabiri, ububyutse ntabwo bujya buza abantu bari mu ntambara, mu mivurungano. Usanga amatorero yacu n'imbere ntabwo bahuje umutima, hagati y'itorero n'irindi ntibahuje umutima. Icyo gihe rwose Imana yo yarabivuze ngo ababiri mwe nimwe bahuza umutima, cyangwa handi ikavuga ngo ni byiza kandi n'iby'igikundiro ngo abantu baturanye bahuje. Ubona rero hari ibintu tugikeneye kubanza kuzuza kugira ngo Imana idukorere ibyo yasezeranije. Urimo wigisha bagarutse kuri Zaburi y'133. Yego. Guhuriza hamwe kw'abantu ko ari kwiza cyane. Habura iki? Habura umutima. Umutima wo guhuriza hamwe, kubera ko urabona Imana yaravuga ngo ni byiza kandi n'iby'igikundiro ngo abantu abavandimwe baturanye bahuje. So ni ukuvuga ngo ni ibintu Imana ikunda. Icya mbere ikavuga ngo aho niho itangira umugisha. Rero ikibazo kiburamo ni iki? Satani nawe arabizi. Buryo uzarebe ni Satani, ubuhanga bwa Satani yabwigiye ku birenge by'Imana. Buriya urebye muri Bibiliya uhita wumva n'ukuntu bikora. Igihe Imana yajyaga ku munara wa Babeli, yasanze abantu iravuga ngo tujye kureba icyo bareba n'abantu bakora. Ngo irabanza iravuga ngo abangaba ni ubwoko bumwe, bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe, ngo icyo nicyo babanje gukora. Bivuga ngo babanje kurema ubumwe bwabo, ngo none icyo bazagamirira gukora cyose ntabwo kizabananira. Uzi icyo Imana yakoze ngo reka tubatatanirize indimi. Satani agomba kugaragaza aravuga atari kuzi ko iriya ntwaro ikora cyane kuruta n'ibindi byose. Aravuga ngo noneho nanjye ari mu rugo nzajya mbatataniriza indimi, ari mu itorero mbatataniriza indimi, ari mu bihugu mbatataniriza indimi, hasigaye
akaduruvayo. Usanga rero kubura ubumwe bwacu, icyo satani yakoresha cyose, haba kwikunda, haba kukiganira ubutegetsi, haba kukiganira ubutunzi, iteka ryose usanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane gituma Imana idashobora gukorerana neza natwe. Numvise ugarutse ku kubura umutima ndetse n'ubumwe. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ngiye ko nagiye kwa muganga bakambwira ko mfite umutima, akaba iyo mvugo y'umwuka atarimo yumva. Umutima mu buryo bw'Imana ntabwo ari uyu nguyu upompa amaraso. Imana yavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo iby'ubugingo byose ariho biva. Umutima mu ruhande rw'Imana ni cya kintu cyitwa attitude, ni cya kintu cyitwa character, icyo uri cyo mu Mana cyangwa hanze y'Imana. Rero umutima uzana ubumwe ni umutima uca bugufi, ni umutima uha agaciro bagenzi bawe kuruta uko basuzugura, ni umutima ubona ibyiza mu bandi kuruta uko wibanda ku bibi byabo. Hari umutima ukurura Imana, n'uwo ngo navugaga. Hagati y'abashumba ndetse n'abakristo ni bande bafite urugendo cyangwa ni bande bazana ububyutse? Burya ikintu cyose, witwa John Maxwell yaravuze ngo buri kintu cyose gipfa cyangwa kigakirira mu buyobozi bwacyo. Buriya ububyutse akenshi ntabwo bujya buturuka mu bayobozi. Uzarebaho ububyutse hose bwabaye ukunze guturuka muri groupe ziri kuri periferi, niko navuga. Mu gihe cya Pentecote ntabwo abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi bakuru hari umwuka yamanukiye abigishwa ba Yesu, ariko iteka ryose biva kuki? Ku myigishirize. So abigishwa ba Yesu yarabigishije, bategereza umwuka araza. Muri kino gihe rero bitewe n'uwigisha, uburyo uzigisha abantu, uburyo uzaba bibamo inzara n'inyota byo kuzura umwuka no gukorera Imana kuko iteka ryose imbaraga z'Imana zimanuka. Yego iyo hariho ubumwe, hari ibintu bikurura Imana. Icya mbere ni ubumwe bw'abera, ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi. Icya kabiri ni igitambo kiri ku gicaniro. Ntabwo Imana igikora, ntabwo Imana ijya imanura umuriro uje gufata ubusa. Eliya yarabanje asana igicaniro cy'Uwiteka, ashyiraho igitambo, arangije umuriro uramanuka. N'uno munsi Imana nizabona abantu bashyize ubugingo bwabo ku gicaniro, nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma, uzabona ububyutse bumanuka. Umunsi abasore bazavuga ngo Mana, here I am, use me, dore ndi hano, kandi babikuye ku mutima. Inkumi zikajyaho, abana bakajyaho, abagabo n'abagore bakajyaho, ukavuga ngo Mana, ngaha turaje, nk'uko muri Zaburi ya 40 bavuga ngo dukore ubushake bwawe, uzabona ububyutse. Iyo ububyutse buje, abantu, itorero, igihugu bunguka iki? Bunguka byinshi, kuko cyonyine kubona igihugu cy'abantu bahindutse, batagisambana, batakiba, batakiri mu macakubiri, batakiri mu bintu bya intrigue by'ubutiriganya nk'uko Igifaransa bashyize mu Kinyarwanda. Iyo ufite igihugu cy'abantu bategereje Imana kandi bakayitegerezaho ibitangaza, buriya witegereje, buriya bajya bakubwira ngo iterambere ryo mu Burayi, nusoma ibitabo by'uwitwa Weber wabisesenguye neza, ryavuye mu bubyutse bwatangiriye mu Bwongereza mu gihe cya ba John Wesley na ba Whitefield n'abandi. Noneho kubera ko abantu batangiye kuba honnête, wamushinga amafaranga akayacunga neza, wamushyira muri business akayikora atabeshya, imisoro igatangwa neza, ibikorwa donc icyo gihe iyo ububyutse nyabubyutse bwaje, abantu bagatinya icyaha, igihugu gitera imbere, n'abapolisi bararuhuka bakaryama bagasinzira. Kuri uyu munsi mwari mwahuye mu biganiro byahuje abashumba batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda baherereye cyangwa babarizwa mu gicaniro cy'ububyutse. Mwemeje iki? Hari ikigiye gukorwa kugira ngo tureke ububyutse bwagaruka? Mu Kinyarwanda tuzi imvugo ivuga ngo zitukwamo inkuru. N'ubundi iki gicaniro kimazeho iminsi, ariko ubu ngira ngo tugenda dutera intambwe uko tugenda dusangira ibitekerezo. Urabizi imbaraga z'amasengesho, turimo turongera amasengesho bikamanuka bikagera no mu matorero. Turatekereza kongera muri ibintu byo kujya dushyiraho amahugurwa, abantu bagahura tukigishanya uburyo tugiye kwigisha itorero. Turatekereza ikintu cy'iterambere mu mibereho y'abapastori n'imiryango yabo. Turatekereza byinshi, kandi ibyo byose uzabibona byagiye mu bikorwa. Buri muntu wari wese udukurikiye w'umukristo cyangwa n'undi utari umukristo, hari igihe agera akavuga ati ndumva nkeneye ko Imana impembura. Yego. Nubuhe butumwa wamuha? Guhembuka, buri muntu wese ashobora no guhembuka adategereje ububyutse bwa rusange. Icya mbere Bibiliya tubwira ngo ufite Yesu aba afite ubugingo, kuko na Yesu yarabyivugiye ngo umuntu nagira inyota azaho ndi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze abyerekeje ku mwuka wera, wamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ari igihe umwuka yari ataraza, kuko Yesu atarahabwa icyubahiro. Icya mbere banza ujye kuri Yesu, ucomeke neza,
ucomeke uruhombo rwawe muri Yesu, akugaburire, uture muri Yesu, utekereze Yesu. Icya kabiri, ugendere ku ijambo ry'Imana kuko niryo riduhindura. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuharira gukiranuka no kumutunganya rwose, ngo umuntu w'Imana abatunganye ashobora gukora imirimo myiza yose. Urumva icyo ngicyo ni icya kabiri gikomeye. Icya gatatu, gusenga, kuko Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Agiye kubisobanura avuga ngo ariko ngo ninde waba ufite umwana ngo akamusaba umugati akamuhibuye, ngo yamusaba ijya akamuha scorpion, yamusaba ifi akamuha inzoka, ngo niba muzi guha ibyiza abana banyu kandi mwe muri babi, ngo so mu ijuru ntazaha umwuka abamumusabye. So urumva harimo gusenga, harimo ijambo ry'Imana, noneho hariho n'umwuka, kuko burya umwuka niwo uza byose akabi. Ibyo byose mbese bishyize hamwe biba bimeze nk'inkwi. Iyo umwuka aje ashyiraho umuriro. Niyo mpamvu Yohana Umubatiza yabwiye abantu bavuga ati genda batirisha amazi mugasohokamo mukonje, ariko uri inyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro, mushyuhe mugurumane, hasigaye musohoke mumere nka za mbwebwe za Samusoni ngo yazirikanije imirizo ebyiri bazohereza mu mirimo y'Abafilisitiya. Ubu rero igihe kirageze ngo Imana ifata abasore, ifata inkumi, ibazirikanye babiri ibasukeho umuriro, hasigaye tujye mu mirima ya Satani tuyisahure, tuyitwike, ibintu bihinduke. Murakoze cyane inshuti, namwe twabanye murakoze. Imana ikongerere imigisha myinshi guhaza uburame, kuko wuzuye ubutunzi bw'Imana. Sawa, icyubahiro kibi cyayo. Murakoze.